ni amagambo ababaje kandi ateye agahinda. Ejo nababwiye ko umugabo witwa Eric Deni, umukinnyi wo mu filime w'icyamamare, yitabye Imana. Gusa mbere yuko yitaba Imana yarabanje ajya gukora ikiganiro ahantu bamufata video. Iyo video barayibika kuko yarabizi ko ari mu minsi ya nyuma asigira ubutumwa abana be b'abakobwa babiri yasize ku isi n'umugore. Ni amagambo buri mubyeyi wese yakwifuza gusiga abwiye umwana we, amagambo y'ubutwari. Ndagira ngo wumve amagambo yasize cyangwa se ubutumwa yasize ageneye abana be babiri b'abakobwa mbere y'uko apfa. Mbega akiri muzima abona ko umwuka ugiye kumushiramo, yaragiye bamufata amashusho y'ubutumwa, ya magambo nyine wakwifuza ko wapfuye abana bawe bazumva muri cyagiye baba bari ku kiriyo cyangwa se bari mu gahinda, nibo yabwiraga gusa nta wundi yabwiraga. Ayo majambo yavuze n'amashusho barabibitse, barabibika kure pe, Netflix barabibika. Amaze gupfa ku munsi w'ejo nibwo noneho aya mashusho yagiye hanze. Ndagira ngo wumve amagambo ya nyuma Eric Deni, abenshi na mu Rwanda numvisha mwita ngo ni Tom Chandra bituye na filime yakiniye Last Ship. Wumve amagambo yasigiye cyangwa ubutumwa yasigiye abana be. Yapfuye ari muto, yari afite imyaka 53. Wumva no magambo tuyumvane neza, muraza kwihanganira uburyo avugamo kubera iriya ndwara yararwaye ya ALS yari isigaye ituma uruhande rumwe rwarabaye paralize, yari asigaye agendera mu kagare, ndetse noneho by'akarusho uno mugabo n'ururimi rwe kuvuga yavugaga nyine amagambo asa nk'atumvikana, ariko turaza kugendana 5 kuri 5. Billy in Georgia, these words are for you. Ngira ngo uramwumva yatangiye avuga ati, mwana wanjye Billy ndetse na Georgia, aya magambo na yanyu. Yifashe video asigira abana b'ubutumwa hano yari atarapfa. I tried. Naragerageje. I stumbled sometimes, but I tried. Byageze ndatsikira rimwe na rimwe, ariko naragerageje. Hari aho nagize intege nke nk'umuntu, ariko bana banjye naragerageje. Overall, we had a blast, didn't we? Ati ikirenzeho nagiranye ibihe byiza namwe bana banjye. Ntago ari byo yababazaga. I remember all the times we spent at the beach. Ndi kwibuka bya bihe byiza nagiranye namwe bana banjye ku mazi twasohotse. The two of you, me and Mom and Mal. Mwembi babiri bana banjye, nanjye na mama wanyu. Turahitwa Malibu Santa Monica. Muraza kwihangana ururimi rwe nyine uburyo avugamo kubera iriya ndwara ALS tumuvuga nabi. Ati twagiranye ibihe byiza. Ati murabyibuka najyanye namwe na mama wanyu Malibu Santa Monica, ni muri California, n'ubundi ni ahantu heza ho kurira ubuzima. Tubanze twikomereze. Arababara, turagahinda. Santa Monica, Hawaii. Nabasohokanye ku mazi Santa Monica, nabajyanye ku mazi Hawaii, Mexico. I see you now playing in the ocean for hours, my water babies. Ati n'ubu ngubu ndacyari kubareba mumeze nk'abari gukinira mu mazi muri koga bana banjye. Those days, pun intended, were heaven. Ibiriya minsi twagiranye namwe twagiye mu biruhuko twasohokanye, neza neza mba mbona yari imeze nk'ijuru twari turimo. I want to tell you 4 things I've learned from this disease, and I hope. Mbere yuko ngenda abana banjye ndashaka kubabwira ibintu bine nigiye kuri iyi ndwara yanyatatse cyangwa se kino cyorezo mfite. Uno mugabo yarabizi ko indwara arwaye nta mutigira, nta rukingo, igomba kumuhitana, igomba kumwica. Niyo mpamvu mbere yuko apfa yabanje kwifata buno butumwa abusigira abana be. Hano n'abana be babiri ari kubwira abakobwa. Ati ubwo narwaraga ino ndwara, reka mbabwira ibintu bine ino ndwara yanyigishije. Buri y'urwaye indwara uzika akanya kariko kose ugomba gupfa utazigera ukira. Hari ibintu byinshi wiga kuko uri mu minsi yawe ya nyuma ubizi. Ati reka mbabwire ibintu bine iyi ndwara cyangwa se kino cyorezo cyamfashe kintunguye. None ikibazo cy'indwara nta n'umuntu ujya umenya ngo iterwa n'iki. Ati bana banjye ngiye kubabwira ibintu bine kino cyorezo cyanyigishije. Hope you won't just listen to me. I hope nizere ko mutari buze kunyumva gusa, you'll hear me. Ahubwo cyangwa se mutari buze kunyumva bimwe umuntu yumva ndamwikiza. Ahubwo muze kunega amatwi mu nyumva ibyo mbabwiye bibagumemo, bya bindi bibacengera mbega umuntu akanabisobanukirwa. Nicyo yabwiraga abana. First, live now. Iki cyorezo cyamfashe kigiye kunyica cyanyigishije ko ngomba kubamenyesha bino. Bana banjye umurage mbasigiye, mbere na mbere baho nonaha. Abo n'abana biyabwiraga, mubeho nonaha. Buriya buri muntu wese uri kunyumva muri kano kanya turaza kugendana gake. Kuba uhumeka ntago bivuze ngo uri kubaho. Hari igihe umuntu nyine aba yaranapfuye hagaze cyangwa se uri hari kutari kubaho ubuzima. Bana banjye mubeho nonaha.
nicyo ubu burwayi bwanyigishije bugiye kunyica. Right now, in the present. Mubeho nonaha muri pureza, mubeho mbega aha turi uyu munsi wa none abari uberaho. Na Bibiliya ibyo bintu irabivuga. Yesu avuga ati nimugahangayikishwe n'ibiki n'ibyejo hazaza cyane ibyahise, mubeho uyu munsi muri niwo wanyu. Uyu mugabo nawe yabwiye abana bati bana banjye mubeho mu munsi muriho cyangwa se mube muri pureza. It's hard, but I learned to do that. Biragoye ko umuntu yabaho muri pureza, ariko ibyo nize kubikora njye. For years I would wander around mentally. Namaze igihe kinini cyane mba kuri iyi si, mba mu mutwe wanjye ntekereza ibintu byinshi, Lost in my head. hamara umwanya mu mutwe wanjye ni gutekereza ibintu byinshi byancanze, hahandi mbega ubusanga turi uyu munsi, ariko yo mu mutwe wawe uri kubabazwa cyangwa se ufite stress z'ibyahahise, ibitekerezo biri kure, mbega ugasanga ntabwo uri uyu munsi turi, wifitiye agahinda kandi cyangwa se wifitiye ubwoba bw'ejo hazaza. Ati namaze igihe nanjye narataye umutwe, mpora nitekerereza ibindi bintu mu mutwe, ariho ndi gusa. Long chunks of Uko time. byagenze. Wallowing and worrying and self. Namaze igihe kinini ubuzima bwanjye bwaraganjwe n'imihangayiko, rimwe na rimwe nkumva nanjye ubwanjye nteye impuhwe cyangwa se nkumva nta gaciro nifitiye, Pity, shame, and nkumva ntewe ikimwaro n'ibyo nakoze. Buriya utewe ikimwaro n'ibyo wakoze ntabwo uri kubaho muri pureza cyangwa uwo munsi turi. doubt. Hari igihe namaze nkajya mbaho nishidikanyaho, numva ntashoboye, numva ntahagije, kahandi uba utifitiye icyizere neza. And replay decisions. Hari igihe najyaga gufata umwanzuro nkakomeza nkusubiramo imyanzuro nafashe, biriya byari byo biriya, Second guess myself. nkajya nkomeza mvuga n'ubundi kuki nakora ibi bintu, wabanza nkongera nkabisubiramo kuki nahita mbikora. Should have done this. And Nabayeho ubuzima bwanjye mba mu mutwe, mbega ntabaho muri pureza, mpora ntekereza ngo nakabaye narakoze ibi, byakabaye cyangwa se biriya bintu ntabwo nakabaye narabikoze. Mbega ugasanga ubuzima bwawe bwose ubaho umeze nk'uri kwicuza, uba mu mutwe wawe. Ati nakabaye narakoze neza gutya, kuki nakoze biriya bintu, mbega ukaba mu mihangayiko kugira ngo urebe uyu munsi uri, kuko ibyo byarangiye ntacyo wabihinduraho. Niyo mpamvu yabwiraga abana be ngo nanjye ibyo bihe nabinyuzemo byo kutabaho muri pureza. never should have done that. No more. Gusa ibyo ntabwo bigihari. Out of pure survival, I am forced to stay in the present. Mu rwego rwo kugira ngo mbeho neza byuzuye, nahatirijwe n'ubuzima kubaho muri pureza. Uyu munsi wa none kino cyorezo cyamwigishije, buriya umuntu agiye gupfa atangira kubona uwo munsi abyutse uburyo ari uw'agaciro, ku buryo badashaka no gutekereza ngo ibyahahise cyangwa ejo hazaza, kuko nta nubwo ababona ko ahafite. Uhita utangira kubaho neza uwo munsi ufite, kuko uvuga ati n'ejo nanapfa. Nibwo wiga kuba muri pureza rero neza. Niyo mpamvu n'umugabo abwira abana bati nanjye mu rwego rwo kugira ngo mbeho neza nahatirijwe kubaho muri pureza cyangwa se kubaho uwo munsi mfite neza. But I don't want to be anywhere else. Gusa ubu ngubu nta handi hantu n'ubundi igihe nshaka kuba ndi, The past contains regrets. kuko ahahise iyo ushatse kuhatekereza cyane haba huzuye kwicuza. Buriya umuntu uwo ari we wese iyo atekereje ahahise he haba huzuyemo ibyo kwicuza. Iyo rero ushatse guheranwa n'ahahise, ntabwo pureza cyangwa uyu munsi turi wa none ubasha kuwuzuza neza cyangwa se kuwishimamo. Uhora witekerereza ibyo wakagombye kuba warakoze kera cyangwa utakoze, bigatuma ubaho wicuza. Hano yari ari kubwira abana bati ahahise ntabwo nshaka kuhaba, kuko ahahise nasanze huzuye kwicuza ibyo ntakoze cyangwa se ibyo nakoze ntagombaga gukora. The future remains unknown. Nanone hazaza ntabwo tuzi icyo hatubikiye. Kuki ubundi duhangayikishwa n'ejo, ugasanga umuntu uyu munsi niyishimye, ari guhatana, ari kurwana, ari guhemuka, ari gukora ibintu byose kugira ngo ejo he ngazabe hameze neza, ariko ntabwo uzi ko uzanaramuka ngo aho heza hari gutuma utishimye uyu munsi uzahagera. Niyo mpamvu abwira abana be ngo ahazaza ntabwo tuhazi, tubeho uyu munsi. So you have to live now. Niyo mpamvu mukwiye kubaho nonaha abana banjye. Icyo nicyo kintu cya mbere ubuzima bwamwigishije. The present is all you have. Uyu munsi wa none niho honyine dufite. Treasure it. Muhaha agaciro. Cherish every Buri moment. mwanya wose ubonye ufite uri muzima, ufatane, mbega uha agaciro gahambaye cyane, ukuryohera, ukunezeza. Second, Icya kabiri ubuzima bwanyigishije bana banjye, nshaka kubasigiramo umurage. fall in love. Muzakunde. Aya ni amagambo ya Eric Den ajya gupfa. Uyu mugabo wigukiniye Last Ship avugamo amagambo y'ubwenge akomeye cyane nk'umusirikare. Hano yari ari gusigira umurage we abana be. Iyi ni video yasohotse ubwo yari amaze gupfa. Ati cya kabiri nize bana banjye ngiye gupfa nshaka kubasigiramo umurage. Muzakunde. Not necessarily with a person, although Ntago iyo mvuze gukunda wenda hanini mvuze ngo muzakunde umuntu,
gukunda umuntu nyine ubwo nibyo yavugaga muzakunda umuntu mukunda abantu atariko icyo mvuga ngo muzakunde I do recommend it gukunda umuntu nibyo n'abantu nibyo atariko as well. But fall in love with something. muzashake n'ikindi kintu mukunda havuyeho gukunda abantu Find your passion, muzashake ikintu mwiyumvamo mukunda gukora your joy. muzakunde ikintu kibaho ibyishimo mugishaka ikintu kibaho ibyishimo Find the thing that makes you want to get up. bana banjye muzashake cya kintu mbega kiguhatiriza kubyuka mu gitondo uri wabyuka mu gitondo winangira uvuga ngo ngiye kujya gukora akazi k'umukire utabishaka nuko nyine nabyiyemeje ubabaye uyu mugabo yavuga ati bana banjye muzashaka ikintu mukunda kibaho ibyishimo cya kintu mbega gituma ubyuka mu gitondo wumva ushishikaye uvuga ati singira ubone noneho ngiye gukora kari akazi nka kuri umuntu ukora ibintu akunda byuka avuga ati iwana singira ubone bukiye nkahita ngenda nkicara nkajya kwikorera turiya tuntu nkora nkunze cyane niwo muragiye asigiye abana be muzashake cya kintu gituma mubyuka mushishikaye mwumva mushaka kukijyamo Drive you through the entire day. muzashake cya kintu gituma umunsi wanyu wose urangira wumva mwishimye mugishishikajwe no kuba muri icyo kintu apana cya kintu burimo uri kuvuga ati amasaha atagira ngo nyivemo kintera na stress cya kintu umunsi ushira utazi ukuntu umunsi ushize I fell in love for the first time when I was about your age. I fell bana banjye bwa mbere nkunda nakunze ndi mu myaka nk'iyo yanyu in love with acting. ikintu cya mbere nakunze ngana namwe bana banjye nakunze gukina filime yakunze acting That love eventually got me through my darkest kubera ko byibura icyo kintu nakunze cyo gukina filime nagikoze ngikunda cyane icyo kintu cyamfashije kunyuza amahoro mu masaha y'umwijima naba naringeze ngira muri ubu buzima bwanjye buriya ifite ikintu ko rukunda hari igihe kigufasha guca mu bihe bibi biri kuri iyi si bikavuga hour. My darkest day. kubera gukunda gukina filime nkabikora mbikunze iyo acting nakunze yamfashije kubasha gupasinga cyangwa se guca no kumara iminsi yanjye y'umwijima nabayeho kuri iyi si itari myiza ya minsi ntabwo ari ngo ubuzima bwe bwose yabayeho ibihe bibi ariko hari igihe uhura n'ibibazo ukamara nk'ukwezi cyangwa umwaka ufite ibibazo ati cyangwa se iminsi ati iyo minsi mibi nagiye ngira kuri iyi si ikintu cyamfashije kuyicamo neza ni uko basi nakoraga ikintu nkunda aricyo gukina filime My darkest year. gukina filime nibyo byamfashije guca mu mwaka w'umwijima nigeze ngira uno mugabo ntabwo ari ukuvuga ngo nubwo mwamubonaga ari icyamamare yabayeho ubuzima bwiza yigeze agira ibibazo bikomeye cyane ngira ngo ejo narabibabwiye uyu mugabo ubwo yari ari gukina last ship hari igihe yigeze kuyihagarika aravuga ngo amara igihe kinini depression yaramukubise atarwaye ngo ni buno burwayi buje ejo bundi yifitiye ibindi bibazo byo mu mutwe agahinda gakabije ku buryo ahandi uvuga ati n'amafaranga muyagumane n'ibiki ntabwo mfite imbaraga zashobora gukina filime ndashaka kwitekerezaho bitewe na depression urumva ko uyu mugabo aravuga ati umwaka mubi nagize mu buzima gukunda gukina filime nibyo byawunyushijemo I still love my work. I still look ati ndacyakunda akazi kanjye n'ubu ngubu ndwaye ndembye ndacyareba ko byibura nabona amahirwe yo kongera gukina filime cyangwa se gukora akazi kanjye forward to it. I still want to get in front of a camera and play my part. n'ubu ngubu meze gutya abana banjye ndembye uno mugabo no kuvuga uri kumva ko ari ibibazo bikomeye cyane ururimi rutava mu kanwa ati n'ubu ngubu ndwaye ndembye sinjye wabona kamera ije imbere ngo bamberore nyikine ndabishaka ndacyabikeneye My work doesn't define me, but it excites akazi kanjye ntabwo ariko gasobanuye uwo ndiwe ubuzima bwanjye ariko akazi kanjye basi karanshishikaza gatuma numva ndi uwo ndiwe cyangwa se mfite agaciro atariko ntabwo ariko gasobanuye uwo ndiwe me. icyo yavugaga Find something. bana banjye namwe mushaka ikintu nk'icyo mu buzima Find something that excites you. mushaka ikintu kibashishikaza cya kintu kibakurura gituma mushyuha mukumva murashaka kukijyamo mugikunze Find your path. bana banjye mushaka inzira yanyu ushaka inzira yawe kuri iyi si Your purpose. bana banjye mushaka intego yanyu kuri iyi si buriya abantu benshi bari kuri iyi si badafite intego yabo abenshi ngo bamenye intego yabo bageze mu myaka 50-60 bashaje nta kabaraga bagifite Your dream. bana banjye mushaka indoto zanyu muzikurikire muzikunde Then go for it. nimurangiza muzikurikire Really go for it. muzikurikire bya nyabyo ariko intego zanyu indoto zanyu icyo mukunda icyo mwumva mushaka gukora cyabanezeza mugikunde ubundi mugikurikire mukirukeho pe paka gikunze
Third, icya gatatu yatubwiye ko agiye kutubwira ibintu bine ubuzima bwamwigishije yenda gupfa. icya gatatu nabasigiramo nk'umurage bana banjye, choose your friends wisely. muzahitemo inshuti zanyu mukoresheje ubwenge. niwo murage yasigiye abana be. Find your people and allow them to find. Bana banjye muzashaka abantu banyu, mureke abo bantu nabo bababone, mbega mubibonemo, abo bantu nabo mubareke babibonemo, mubibonemo nabo bakwibonemo. Za nshuti nyine wibonamo nazo zikwibonamo byanyabyo, ariko ugahitamo inshuti ukoresheje ubwenge. niwo murage yasigiye abana be. You, and then give yourselves to them. Nurangiza izo nshuti zawe numara kuzibona rwose ko ari inshuti zanyazo wakoresheje ubwenge, uzazihe wese, mbega uzibere ya nshuti itari indyarya, ya nshuti idafite icyo yakwima, ya nshuti igukunda byanyabyo nta kindi kintu igukurikiyeho. Ati niwo murage mbahaye bana banjye. Inshuti zanyazo nimumara kuzibona muzazihe mwese, cyangwa se uzazihe wese. The best of them will give back to you. Izo nshuti zawe nazo ibyiza uzazikorera nabyo zizazikwitura, cyangwa se nazo zizakugandukira. No judgment. Ushake za nshuti utazacira urubanza cyangwa nazo zigucira urubanza. No condition. Za nshuti mu b'inshuti nta kondisiyo ziriho. Buriya hari abantu b'inshuti ariko ugasanga ariyo kondisiyo ngo ngereho kugira ngo tube inshuti ugomba kuba umeze gutya na gutya gutya. Ubwo ntabwo ari ubushuti nyine, urumva haba hariho kondisiyo, haba harimo imibare. Muzabe inshuti nta kondisiyo ziriho, nta gucirana imanza, No questions. nta bibazo ubajije umuntu bishobora gutuma atakwisanzuraho. I'm so thankful for my very close family and friends. Ati ubu tuvugana njyewe nezezwa n'umuryango nagize ndetse n'inshuti nagize. Every single one has stepped up. Buri nshuti yanjye yose hari icyo yankoreye, cyangwa se buri nshuti yanjye yose yarahabaye ku bwanjye. I can't do even the little things I used to do. Muri kano kanya ibintu nakoraga kera ntabwo ngifite ubushobozi bwo kubikora. Yicaye mu kagare, yabaye paralize. Ibyo nakoraga mbere ubu sinshoboye kubikora. I can't drive around town, go to the gym, get coffee, hang out. Ubu singifite imbaraga zo gutwara imodoka mu mujyi ngo njye muri gym nterura ibyuma. Yari umugabo rwose witaye ku mubiri we, wijeya, wateruye ibyuma, uteye neza ku myaka ya 53, ariko nyine icyorezo kiragutungura kikaza. Ati ubu singikora ibyo nari mbashe gukora kera. Singifite izo mbaraga. Sinkijya muri gym ngo nterura ibyuma, sinkigenda ntwaye imodoka ngo ngure ikawa ngende nyinywa. Oya, I've learned to embrace alternative. ariko nanone aho ubuzima bwanjyanye ukumeze nabyo narabyakiriyemo. My friends come to me, we Inshuti zanjye ziraza zikansura mu rugo, eat together, watch a game, tugasangira, tukarya, tukareba umuziki, Shameless. tukareba mace mu rugo. The music. Inshuti zanjye zibizi ko ntahari nyine. anything special, they just show up. Inshuti zanjye nta kintu kinini zinkorera muri buno burwayi mfite cyangwa se ukomeze. Gusa ikintu zinkorera ni uko ziza kundeba gusa. That's a big one. Icyo ni ikintu gihambaye cyane. Uyu mugabo uri kumva amagambo ariko asize abwiye abana be ati muri ibi bihe ndimo ndwaye nenda gupfa, namenye ko inshuti zanyazo ari ikintu cy'ingenzi mugomba kuzitaho bana banjye nimujya guhitamo inshuti. Ati inshuti zanjye pe ndarwaye ntizamvura, nazo n'abaganga byarabananiye, nta mafaranga nzisabye, sinzisabye kuza kunyirirwaho ngo zindwazuya, ariko ikintu gihambaye zinkorera, ziransura, ziraza zikandeba, tukarebana mace, tukagira gute. Izo nshuti urumva ziba zirenze. Uyu munsi wa none iyo urwaye inshuti zawe ntago ziza ngo murebane match, zijya hahandi byabereye mu kabari nyine zikajya kurebana n'abandi bafite imbaraga cyangwa se ahandi byabereye. Atariko icyo kintu inshuti zanjye zinkorera kirahambaye. Just show up. Mujye muhaba, mujye muboneka kubw'inshuti zanyu. And love your friends with everything you have. Muzakunda inshuti zanyu n'ibyo mutunze byose cyangwa se n'ibyo mufite byose. Nimba ari urukundo rwose ufite uruha inshuti zawe, nimba ari ibyo ufite byose, mbega ku buryo inshuti yawe uyikunda cyane. Niko yasize araza abana be kuko azi icyo inshuti ze zamukoreye yenda gupfa, zarahabaye gusa. Ati namwe muzahabe, Hang on to them. inshuti zanyu muzazigumeho, muzazinambeho. Niryo jambo ryiza nabona nkoresha. They will entertain you, Inshuti zanyu zizabasetsa, zizabashimisha. guide you, Inshuti zanyu zizabayobora. support you. Inshuti zanyu zizabashyigikira, ndetse zimwe muri zo zizanabatabara. Finally, Icyanyuma rero cya kane nigiye muri ubu burwayi nenda gupfa abana banjye, nshaka gusiga mbabwiye ni video yifasha, arayibika kure, ayisigira Netflix, arayibwira ati nimfa abana banjye n'isi muzabaho ino video. fight with every ounce of your being and with dignity.
ijambo rya nyuma cyangwa se umurage wa nyuma yasigiye abana be ndagira ngo wumve. Namwe bana bato n'abakuru mu byumve wenda basobanyu ntago basize babaraza zino mirage, niyo mpamvu mumeze uko mumeze uyu munsi. Mwahita mufatiraho rero namwe. Yasize abwiye abana bati bana banjye muzahangane muri ubu buzima, muzarwane ariko murwanane indangagaciro. Hari igihe ubwira abana ngo bazarwane ngo bazagere ku byo bashaka, n'abana b'abakobwa bagatangira kujya kwicuruza, bagatangira kujya mu bantu badakunda kuko ngo bafite amafaranga, bagatangira kwiyandarika, mbega ngo bari kurwana n'ubuzima ngo babone amafaranga. Uyu mugabo yasize abwiye abana be b'abakobwa rero birabwira ati bana banjye muzarwane uko mushoboye kose n'ubuzima ariko muzarwana n'indangagaciro. Icyo yababwiye, when you face challenges, nimuzahura n'imbogamizi muri ubu buzima, nyine twese duhura n'imbogamizi. Mushobora guhura n'imbogamizi wenda z'uburwayi, z'ubuzima cyangwa se izindi mbogamizi, muzarwane muzahangane, nimuzigere mumanika amaboko cyangwa mucika intege, muzahatane kugeza ku mwuka wa nyuma bana banjye. Iki cyorezo ndwaye njyewe muri kano kanya kigiye kunyambura ubuzima bwanjye cyangwa se umubiri wanjye kigiye kuwutwara. Ubundi iyo umuntu apfuye urupfu rutwara umubiri we. Ati kino cyorezo ndwaye kiri kurwara umubiri wanjye kigiye kuwutwara, ariko kino cyorezo ntabwo kizigera kintwara spirit yanjye cyangwa se ngo kintware umwuka wanjye, kintware ubugingo bwanjye, kintware uwo ndiwe wa nyawe. The two of you are different people. Bana banjye uko muri babiri mwembi muratandukanye. Buri abantu byara baba batandukanye, umwe aba ari umusazi kubagana, umwe afite ibyo akunda, gutyo abantu baba batandukanye. Ati bana banjye uko muri babiri muratandukanye pe, muri abantu babiri batandukanye, ariko mwembi murakomeye kandi muzi kwizirika no kudacika intege, muzi mbega kuguma ku bintu. Uko kumaramaza mufite no kudacika intege mw'abana mwe ni ngiye mu gukomoraho papa wanyu. Kuko kudacika intege ngo mve ku bintu no kumaramaza nizo mbaraga zanjye zidasanzwe, buriya nibitseho ninjye wabibaraza. Muri ubuzima bwanjye nabayeho ikintu iyo cyangwa bitaga kikanshyira hasi, uko cyaba kimeze kose narongeraga ngahaguruka. Nimvuga ikintu kugukubita ntukajya ugira ngo ni ingumi bagukubise, hari igihe ubuzima bugukubita ukajya hasi. Nk'iyo depression yagize yari igiye kumurangiza, ariko yarongera agaruka dukubita amafilime meza, ntiwamenye ngo yitewe n'iki. Bagiye bamwandarika ku gasozi yambaye ubusa, akongera akagaruka agakora ndetse cyane kurusha. Niyo mpamvu abwira abana bati nanjye mw'abana uko kumaramaza no kudacika intege, kwizirika ku bintu mufite ninjye mubikomoraho. Ati muri ubuzima nanjye nizo mbaraga zidasanzwe nari mfite. Icyankiraga hasi cyose n'igihe ideni rishyira umuntu hasi rya banki bakamugurishiriza ibintu byose, n'urugero ugasanga uwo muntu ahitamo kwiyahura mujya mubumva. Ati njye si uko meze, n'urugero mba mbahaye. Ati icyo ari cyo cyose cyanshyira hasi ndongera ngahaguruka. Mwumve namwe bana banjye, nk'uko nakomeje mpaguruka ibyanshyiraga hasi, imbogamizi zose nahuraga nazo narahagurukaga. Maka yajyaga nserereza ambwira ngo ndi ipusi. Uwo Maka ubwo amuziranyeho n'abana be nyine. Atariko ipusi igira ubuzima 9, ariko njyewe mfite ubuzima burenga 15. Cyankira hasi cyose nahaguruka. Bana banjye mu gihe ikintu kibatunguye kikaba cyabashyira hasi muri ubu buzima, ati kandi koko icyo kintu kizaba, hari ikintu kizaza kigukubite kigushyire hasi, kuko niko ubuzima bwubatse. Ntabwo ari umuntu uzaza ngo agukubite, ntabwo ari leta izagukubita, ntabwo ari umwanzi uzagukubita. Ubuzima ubwabwo bugushyira hasi. Indwara ishobora kuza ikagukubita, divorce ishobora kuza ikagukubita, urukundo rushobora kugukubita, ubukene bushobora kukwataka cyangwa se amadeni n'ibindi byose, mu kazi, depression. Ati bana banjye icyo ari cyo cyose kizaza kikabakubita. Ati kandi koko kizaza niko ubuzima bumera. Buriya ntabwo wabeshya abana bawe ngo bazabaho bishimye kugeza bapfuye, bagomba kuzahura n'ikintu kikabakubita. Niko ubuzima bumeze. Icyo kintu kizaza kikabakubita, muzahangane nacyo amaso ku yandi, mukoresheje ukuri nta kubeshya, mukoresheje indangagaciro ndetse mukoresheje impuhwe n'imbabazi. Niyo magambo n'umurage y'abana. Mushobora guhura n'ikintu kikababangamira muri ubu buzima, mukabona ni cya kintu mutazigera mubasha kurokoka. Ariko reka nizere ko basi nabasigiye urugero rwiza mwarumbonyeho ko ikintu icyo ari cyo cyose wahangana nacyo. Ni amagambo yabwiye abana be. Ati ndi kubabwira ngo muzahangane n'icyo ari cyo cyose, atari ko nkanizera ko nabasigiye urugero nararubahaye ko wahangana n'icyo ari cyo cyose.
You can face the end of your days. bana banjye narabiberetse ko ushobora kuba uri muri ya minsi yawe ya nyuma hamwe ubibona ko ugiye gupfa. You can face hell. ushobora kuba uri kubona ko rwose ukuzimu kwakuzi ugiye, Fight, girl. ariko wifashishije indangagaciro zawe, nta gucika intege ngo uhemuke ube umubeshyi ube indyarya. bana banjye muzarwane, And hold your heads up. muzarwane kandi mushize amanga mushikamye. Billy and Georgia, Billy na Georgia bana banjye, you are my heart, muri umutima wanjye, my everything. muri buri kimwe cyanjye. ijoro ryiza, I love you. ndabakunda. Those are my last words. ayo niyo magambo yanjye ya nyuma mbasigiye, niko yavuze, yasoje avuga. hano yendaga gupfa, niyo magambo ya nyuma Tom Chandra cyangwa se Eric Den amazina ye nyakuri yasize abwiye abana be. yenda gupfa, yaragiye bamufata video bayibika kure, arangije aravuga ati nimpfa nashize mu mwuka, iyi video muzayiha abana banjye. aya ni amagambo akomeye, nkeka ko umubyeyi wese ari umurage mwiza yasigira abana bagiye gupfa. ndetse arababwira ati nubwo uru rupfu rugiye kunyica, ariko spirit yangira cyayi ya yindi. ngira ngo n'uburyo areba muri kamera urabibona, ntabwo bafite, arabizi ko mu gitondo yapfa, ariko ntabwo bafite, arabizi ko umuntu wese azapfa. ati urupfu ruratwara umubiri, ariko spirit yanjye ntabwo ruri buyitware. roho yanjye n'umubiri wanjye biracyari, cyangwa se n'umuntu wa nyawe ndiwe w'imbere, ndacyari muzima, ndacyashikamye. ayo niyo magambo yasize avuze Eric Den. reka tumubwire ngo iruhuko ridashira. ciao ciao.